abarumvishije ijambo bavuga bati ari abo umwami yahaye amata bamwima amatwi. Ibi kuko nibyo bibaho ndetse byanabayeho ku mugabo Kizito Mihigo. Mbere na mbere ho ataramenyekana yari umusore nkatwe twese, ari mutoya muto gusa ari mwiza. Ntabwo yari umusitari habe na mba, ubusitari bwe bubaje vuba, yamamaye vuba, gusa ubuhanga bwe yarabuvukanye, aho yabaye umwe muri ba bandi bagize uruhare mu ihimbwa ry'indirimbo y'igihugu, ndetse ibi byamuhaye amahirwe yo kuba yahabwa buruse na Perezida Paul Kagame yo kujya kwiga umuziki. Kizito Mihigo yakomereje mu Bufaransa yiga umuziki, nyuma amaze gusoza yakurikije ajya mu Bubiligi, nyuma y'imyaka 10 aza mu Rwanda, aza koko afite gahunda nziza ishimwa na buri wese, aho yaje aririmba indirimbo z'imvamutima zubatse imitima ya benshi, aho yigaruriye abantu benshi, aho yaririmbaga mu njyana ya Gatolike, ndetse ubwiza bwe n'amaso ye ubwo yaterekaga ari ku ruhimbi yatumaga buri muntu wese avuga ati koko uyu manza ari umutagatifu. Indirimbo nyinshi yaririmbaga zari zuje urukundo, zuje ubuhanga, zuje ubwiza, zari indirimbo zikangurira abanyarwanda ubumwe. Kizito Mihigo yahise ashinga ishami rye cyangwa se umuryango arawitirira ugamije gukangurira ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Kizito Mihigo yahawe ibihembo bitandukanye ndetse na Jeannette Kagame, gusa uyu we umugabo we ntabwo byigeze bimunyura, cyane ko mu nshuti za hafi zavuze ko we yakuze yumva ashaka kuzajya mu bijyanye na politike. Uko amuhaga ibyo bihembo, we ku giti cye yumvaga byakagombye guhindukamo intebe y'icyubahiro nawe akicaramo, yakagombye guhabwamo umwanya ukomeye muri leta nawe akicaramo, akayobora, akikaraga ku ntebe z'icyubahiro, agafata umwanzuro nawe agategeka, akayobora, akaba nk'abandi bose. Gusa si byamuhiraga, buri inama y'abaminisitiri yinjizaga abantu bashyashya mu kazi, wese yibonemo, ibyo si byiza bimushimisha habe na mba, ndetse habe na gato. Yaje guhuza umugambi n'abo nakita abo bahuzaga icyo gihe. Kizito Mihigo yaje kuba umwe muri ba bandi bashatse kuvutsa umutekano u Rwanda ndetse no kwivugana umukuru w'igihugu. Gusa koko Imana irebera u Rwanda si igihombya, yafatwa ku minsi mike cyane yaje gufatwa harafa 4 bidatinze 2015 urukiko rwamukatiye icyaha kirimo ubugambanyi, kurema imitwe y'iterabwoba ndetse n'imitwe y'ubwicanyi no kugerageza gucura umugambi mubi wo kwivugana umukuru w'igihugu. Kuko Imana yumvira Kizito Mihigo yakomeje gusenga asaba imbabazi umukuru w'igihugu. Gusa hagati aho abaturage ntabwo bigeze babyemera, bumvaga gusa yuko umuntu nk'uwo urimo izo ndirimbo z'ubutagatifu, indirimbo nziza z'amahoro, atabakora ibyo ngibyo. Gusa amahoro yaririmbaga ntaho yari ahuriye nawe ubwo ku giti cye, yari amahoro yo mu ndirimbo, gusa umutima waribuye. Si byatinze rero yaje gukatirwa imyaka 10, gusa uko yakomeje gusaba imbabazi umubyeyi yarazimuhaye, aramufungura, ndetse n'abandi bagororwa barenga 2000 amaze imyaka 4 n'igice gusa. Gusa yaje avuga ko ahindutse. Mu kiganiro cya mbere yahaye igihe.com yavuze ko agiye kuva mu buzima bwa gisiribateri, akaba wawundi akaba umugabo ufite umuryango, akagendera mu nzira nziza, akirinda icyamuyobya. Gusa ibyo ngibyo byo byari byo ku rurimi gusa, umutima aribuye. Bidatinze ejo bundi aha nibwo bamufatiye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ashaka kwinjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abaturage baramufata baramuzana, abamushyize muri gereza hano i Remera. Bidatinze ntabwo byigeze kwiyakira ko ari mu buroko, yagerageje kuba yakiyambura ubuzima mbere gato y'uko apfa. Umuryango we ndetse n'inshuti za hafi zari zimaze iminsi ziza kumusura, ubanza yarazisezeyeho, twe ntabwo ibyo twabashije kubimenya. Bidatinze mu rukerera ku itariki 17 polisi y'u Rwanda yatanze itangaza ko uwari ufunzwe wakekagaho icyaha cy'ubugambanyi ndetse no gucika igihugu ajya mu mitwe y'iterabwoba irwanya leta y'u Rwanda ishaka kubutsa umutekano wacu nk'abanyarwanda afunzwe. Gusa iyo polisi y'igihugu yatangaje ko mu rukerera bwo basanze Kizito Mihigo yiyahuye, nta kuzuyaza, umutima we wonyine amuciriye urubanza, maze koko ryajwi rye ryatumye wari hatari, wari intwari, wari icyamamare. Ntabwo byari bisanzwe mu Rwanda ko umuntu w'igihangange, ko umuntu w'umugabo afata umwanzuro. Gusa koko nk'uko natangiye mbibabwira, wirukankana kigusiga, gusa ntabwo wasiga ikikurimo.
uyu mugabo indoto ze zo kuzaba umunyepolitike nizo zitumye ubuzima bwe burangira vuba. Ku myaka 38 gusa yari agifite amahirwe menshi cyane yo kuzaba uwo yifuje kuba we, gusa koko wanga gutinda mu muhanda ugatinda kwa muganga, ibintu byose ni gake gake ntawamenya, gusa koko namwe mwumvireho kugenda kare siko kugerayo, kandi za bugufi zose siko ziguhira. Iyi ni Kisonge TV, kora subscribe wajye ubasha kumva amakuru yose uko akugeraho 5/5. Murakoze, ni njye mwari muri kumwe ni Protais, tuzasubira ubutaha, mugire amahoro.